Mwiriwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, ubuntu bw'Imana bubane namwe mwese aho muherereye. Dukomeje kuganira amagambo y'Imana, aho dukomeza kungurana muri topic zitandukanye, tuganira ku ijambo ry'Imana uko tugenda dushobozwa. Uyu mwanya dufashe topic ivuga ku mubiri, ubugingo n'umwuka. Umubiri, ubugingo, umwuka bigize umuntu. Abahanga batanga definition y'umuntu bakavuga ko umuntu ari umwuka ufite ubugingo utuye mu mubiri. Umuntu, subiremo, ni umwuka ufite ubugingo utuye mu mubiri. Ni ukuvuga ngo umuntu nyirizina ni umwuka, ariko uwo mwuka ukaba ufite ubugingo, icyo twita ubugingo. Noneho ibyo byose bikaba bituye hehe? Mu mubiri. Hakaba hariho igice kigaragara, hakabaho n'igice kitagaragara. Igice cy'umuntu kigaragara nicyo twita umubiri, body cyangwa se corps mu rurimi rw'igifaransa, body mu cyongereza. Igice cy'imbere kitagaragara nacyo akenshi arabo uzasanga bavuga ngo ni umutima, abandi bakagira ukundi babyita, bakavuga ko ari cyo gice cy'umwuka, ariko siko biri. Icyo gice cy'imbere kitagaragara kirimo ibice bibiri nacyo. Kirimo igice twita soul cyangwa se ubugingo, âme mu gifaransa. Hakabamo igice cyitwa umwuka, spirit cyangwa se esprit. Ibyo rero nibyo bigize umuntu. Umuntu agizwe n'ibyo bice ko ari bitatu, kandi na Bibiliya yabivuzeho. Ibyo bice ko ari bitatu, Bibiliya yabivuzeho: umubiri, ubugingo, umwuka. Ibyo nibyo tugiye kuzaganira muri iyi topic dutangiye, izamara igihe tuyiganiraho kimwe ku kindi, tureba ni ibihe bice bya Bibiliya bivuga ku mubiri, ni ibihe bivuga ku bugingo, ni ibihe bivuga ku mwuka. Kuko uko bigiye bitandukanye, hari impuguro nyinshi zigenda ziza zikaza zibwira umuntu uko agomba kumera muri ibyo bice ko ari bitatu. Hakaba hari birebana n'umubiri, uko umubiri ugomba kuwugenza. Hakaba ari ibiza bireba ubugingo, uko ubugingo ugomba kubugenza. Hakaba n'ibiza bireba umwuka, uko umwuka ugomba kuwugenza. Tuzakomeza tubiganireho. Iyi ni introduction cyangwa se n'itangiriro ry'iyi topic. Igihamya yuko ibi bice bibiri bivugaho, hari urwandiko rw'Abatesalonike. Pawulo yandikiye Abatesalonike urwandiko rwa mbere, ibice 5 umurongo wa 23. Ibice 5 umurongo wa 23, urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere, haravuga ngo: Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu n'umubiri wanyu byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu azaza. Ubwo umwami wacu Yesu azaza bitazabaho umugayo. Ibyo bice byose birarindwe. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu. Mwebwe ubwanyu ni ukuvuga ngo wowe en totalite, n'umwuka wawe n'ubugingo bwawe n'umubiri wawe byose birarindwe. Birarindwe. Iyo ni isengesho ryiza yabasengeye, cyangwa se ni icyifuzo yagize cyiza kuri bo cyo kubifuriza ibyiza. Birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu azaza. Yesu nagaruka azasange uri wejejwe, azasange umeze neza, azasange muri ibi bice ko ari bitatu nta mugayo, nta nenge. Birarindwe.
bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu azaza. Mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu n'umubiri wanyu byose birarindwa. Nguwo umuntu agizwe n'ibyo bice ko ari bitatu, kandi agomba kuba atunganye muri ibyo bice byose. Yesu naza azasange nta mugayo kuri buri kimwe. Ibyo rero bitugaragariza ko umuntu agizwe n'ibi bice bitatu, ni ukuvuga ngo umuntu agizwe n'ubutatu: umubiri, ubugingo, umwuka. Umuntu ni umwe ariko ugizwe n'ibyo bice ko ari bitatu, ibice bitatu, ibice bibiri by'imbere bitagaragara n'igice cy'inyuma kigaragara. Tuzagenda tureba aho bitandukaniye kimwe ku kindi uko bitandukanye. Kubera ko Bibiliya iratubwira ngo ikibyarwa n'umubiri kiba ari umubiri, naho ikibyarwa n'umwuka kiba ari umwuka. Yohana 3:6. Ikibyarwa n'umubiri ni umubiri, naho ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Buri muntu wese yaravutse kwa nyina na se. Umwana w'umuntu wese yaravutse avukana umubiri. Umwana w'umuntu wese yavukanye umubiri. Ni ukuvuga ngo ikibyarwa n'umubiri ni umubiri, naho ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Hari ijambo rivuga ngo Imana ni umwuka, n'abayiramya cyangwa se n'abayisenga bayisenge mu mwuka. Iyo ibyaye rero nayo ibyara umwuka. Ikibyarwa n'Imana ni umwuka, n'ikibyarwa n'umugore n'umugabo ni umubiri. Ni ukuvuga ngo umubiri wavutse mu buryo bw'ubushake bw'umugabo n'umugore, ariko umuntu w'umwuka yabyawe mu bushake bw'Imana. Yohana 3:3 akavuga ngo Yesu aramusubiza ati, yarimo abwira Nikodemo, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Umuntu utongeye ngo avuke bwa kabiri ntiyabona ubwami bw'Imana. Hari ukuvuka bwa mbere ukabyarwa n'umugore n'umugabo, ukavuka ufite umubiri ufite izo ngingo zose, ariko ukongera ukavuka ubwa kabiri. Tuzabireba kubera iki ari ngombwa kongera kuvuka ubwa kabiri, kubera iki ari ingenzi kongera kuvuka ubwa kabiri. Kandi murabona ko ni condition kugira ngo ujye mu bwami bw'Imana. Kugira ngo ubone ubwami bw'Imana ni uko ugomba kuvuka ubwa kabiri. Uwavutse ubwa kabiri, uwo nguwo niwe uzabona ubwami bw'Imana, niwe uzajya mu ijuru. Tugomba kubyarwa mu mubiri, tukongera tukabyarwa no mu mwuka kugira ngo tuzabone umwami Imana. Murakoze, Imana ibagire neza. Iyi yari introduction, ariko tuzakomeza no mu bindi bice tureba kimwe ku kindi umubiri. Tuve ku mubiri tujye ku bugingo, tuve ku bugingo tujye ku mwuka, dusoze topic yacu. Murakoze, Imana ibagire neza.